batwitaga abatutsi. MLD yigeze guhagarika umukino Kayiranga Baptiste ku Rayon Sports mbere ya Jenoside yari ahari 5-5 tugira ngo dusangire iyi nkuru aho byari bikomeye cyane mumaze kubihanganisha muri ibihe bidasanzwe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Abahoze ari umukinnyi n'umutoza w'ikipe Rayon Sports Kayiranga Baptiste yavuze ko iyi kipe yarangwagamo n'urukundo mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, gusa politike mbi ikaza kubacamo ibice byatumye na bamwe mu bo bakinanaga bicwa muri Jenoside mu 1994. Kayiranga Baptiste na Rayon Sports kuwa kabiri tariki ya 9 Mata 2024 ubwo iyi kipe yasuraga urwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza Kicukiro, aho we ku giti cye yanunamiraga bagenzi be bahoze bakinana bakaza kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'igikorwa Kayiranga Baptiste yavuze ko nubwo iby'amoko n'ivangura byaje mu Rwanda hambere, muri Rayon Sports bari babanye nk'abavandimwe nubwo leta mbi yariho yabazongaga ndetse ikabahoza ku nkeke ibashinja kuba inyenzi. Yagize ati twari tumaranye iminsi twarabaye nk'abavandimwe, abakinnyi bakuru baricaranaga bakaganira bakavugana n'umutoza ku buryo ikipe yabona umusaruro, aho buri umwe yabaga yishimiye nta n'umutima mubi biwurimo. Yakomeje agira ati muri stade ntabwo mbere byagaragaraga ko ariko byose byatangiye mu 1993 ubwo ibintu by'amashaka byari bije. Twigeze gukina na Etincelle turayitsinda, ariko kuko muri stade harimo abantu ba MLD umukino barawuhagarika bavuga ko ugomba gusubirwamo, ariko nabwo turongera turabatsinda babona kwemera. Urebye mu kibuga hagati ntabwo abakinnyi bagaragazaga iryo vangura, kuko uko biri kose nari kuba narabibonye gusa mu mukino ubwo bawuhagarikaga. Interahamwe zagiye mu kibuga ziza zivuga amagambo mabi ng'abatutsi b'i Nyanza, ibintu nk'ibyo. Rayon Sports ni imwe mu makipe yabuze abakinnyi benshi muri Jenoside yakorewe Abatutsi, aho barimo Kalisa Innocent, Kayobya Charles, Munyarwangabo Rogine, Buregeya Anastase, Hategekimana Ada, Kamari Françoise, Mugwaneza Wararisi, Murekezi Raphael na Gakwaya Theodate bishwe bazira uko Imana yabaremye. Amakuru menshi y'abapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi nayamenye mu 1995 ngarutse mu Rwanda, kuko njye nagize amahirwe yo kuva mu gihugu cy'u Rwanda muri Gicurasi 1994 njya mu Burundi. Byarambabaje bituma nanjye numva ko Imana yamfashije nkarokoka, kuko na Munyarwangabo Rogine bose twarabanaga mu nzu, ariko nza kumva nyuma ko bishwe, kuko yakomeje abivuga. Uyu muramuzi cyane umwita Kayiranga Baptiste urimo kutubwira ubuzima bw'amateka akomeye yaciyemo. Yakiniye ikipe ya Rayon Sports ndetse aza no kuyibera umutoza. Kayiranga yageze muri Rayon Sports afite imyaka 19 mu 1988, aho yayifashije gutwara ibikombe binyuranye. Yabaye umwe mu bakinnyi bayo ngenderwaho ubwo yatozwaga na Raoul Shungu hagati ya 1989 ndetse n'1996 ndetse no hagati y'1999 n'2002. Ku rundi ruhande Rayon Sports yashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu Rwanda ubashije guhagarika Jenoside yarimo kubera muri iki gihugu yakorewe Abatutsi mu 1994. Umuyobozi wa ikipe Rayon Sports Jean Fidèle yashimiye ingabo zahoze ari RPF Inkotanyi n'umugaba mukuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda
kuba barahagaritse jenoside isi yose irebera. Ni mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho Rayon Sports yari yasuye urwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro ejo hashize kuwa kabiri tariki ya 9 Mata 2024. Iki ni igikorwa cyitabiriwe inzego zose zo mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports, harimo ba Oyezu Jean Fide ndetse n'umuyobozi w'abafana, murabona kuri ayo mafoto aho bitabiriye uyu muhango wo kwibuka abazize jenoside bazira uko baremwe. Perezida w'ikipe ya Rayon Sports yakomeje abyitsaho avuga uko amateka ameze muri rusange, ntabwo byari byoroshye. Mwamwumvishe mu kiganiro yigeze kugirana n'itangazamakuru avuga ko nabo byari bagoye. Yabaye umusirikare mu itarito na retired Oyezu Jean Fide.